Tubahe ikaze mwese mudukurikiye, maze iminsi numva ijambo ryiza nakunze abantu bavuga bati igishoro cya mbere ni ubuzima. Nibyo, ubuzima nicyo gishoro, ariko nanone ibyo turya, ibyo tunywa bifite uruhare runini nyine mu gutuma tugira ubuzima bwiza. Niyo mpamvu mu ruhererekane rw'ibiganiro bigaruka ku mirire no kuboneza imirire. Ubu noneho tugiye kuvuga ku magi. Amagi afite uruhe ruhare mu kuboneza imirire yacu? Ese umuntu akwiye kuyarya mu buhe buryo? Ni ku kihe gipimo? Ese ubundi byongera iki mu mirire yacu? Ibyo byose tugiye kubigarukaho. Turi kumwe n'umujyanama wacu mu mirire, uwo nta wundi ni Mukakayumba Anastasie. Tubahe ikaze. Yego murakoze. Ngibutse ko ari mwe mwashinze mukaba munayobora ikigo cyangwa se ivuriro mbonezamirire ya Pervenche, mufite ubuhanga rwose mu mirire no kuboneza imirire. Uyu mwanya rero tugiye kuvuga kuri ayo magi. Amagi afite uruhe ruhare mu mirire ya muntu? Murakoze. Amagi afite uruhare rukomeye mu mirire ya muntu kuko ni ikiribwa kigaragara ko cyuzuye mu bijyanye n'ibitera imbaraga. Gifitemo amavuta, gifitemo vitamine, harimo vitamine A, harimo vitamine E, vitamine D na vitamine B12, harimo n'ibindi binyabutabire nka choline ubwonko bwacu bukoresha cyane. Rero ni ikiribwa mu by'ukuri cyuzuye kandi ni ikiribwa umuntu wese ashobora kwigondera igihe yaba yahaye agaciro ubuzima bwe, nk'uko mwatangiye mubivuga ko ari cyo gishoro cya mbere dufite tugomba kubungabunga. Rero ni ikiribwa umuntu utuye mu mujyi yarya ndetse n'utuye mu cyaro, aho yaba atuye hose yabitekereje yabizirikanye, icyo kiribwa ashobora kujya kibona ku meza ya buri munsi. Kenshi mutubwira intungamubiri umubiri ukeneye kugira ngo umere neza. Iyo turebye amagi twanabihuza n'ikibazo cy'imirire tubona ku isi, muri Afurika no mu Rwanda by'umwihariko, ni ihe nyongeragaciro nyine tubona muri ayo magi? Inyongeragaciro tubona mu magi ni uko irimo ibyubaka umubiri byuzuye. Ni ukuvuga ngo amaside amine agize igi aba yuzuye ku buryo yayandi umubiri utabasha kwikorera, ugomba gukura mu biribwa byanze bikunze, igi riba riyafite yose uko ari 9, ku buryo rero birigira ikiribwa cyuzuye. Kandi ubushakashatsi bwerekana ko ibyo byubaka umubiri babyita ko bifite haute valeur biologique. Ni ukuvuga ari uburyo bw'igogora n'uburyo bw'inyunyuzwa mu mara, usanga ko cyitwara neza mu mubiri w'umuntu. Rero ni ikiribwa rwose dukwiriye kuganiraho cyane nko mu gihugu cyacu, aho tugifite abana 27% bari mu mirire mibi. Ni ukuvuga ngo ni ikiribwa cyadufasha kongera ubwiza bw'amafunguro yacu, aho kandi cyagira uruhare mu gukemura ikibazo kigaragara mu byitwa food security cyangwa se kwihaza mu biribwa. Bigaragara yuko ibiribwa bituruka ku matungo imiryango ikibifata ku rugero ruri hasi, ariko abantu babitekereje bakabigira ibyabo, buri wese ashobora kwihaza mu biribwa bituruka ku matungo, ashyira amagi mu ifunguro ry'umuryango cyangwa se rya buri muntu, kubona igi buri munsi igihe umubiri we ubasha kuryakira, kuko hari n'abadashobora kuyarya ariko si benshi, ariko aho bishoboka ibyo byashoboka kugira ngo bitwunganire mu kugira ifunguro rikungahaye. Mu biganiro nk'ibi niti ibiganiro bya gihanga, ariko wenda atari mu buhanga buhanitse cyane butatuma umuntu abishyikira, ariko bigamije n'ineza ya benshi kugira ngo ibyo tubasha gukoresha tubungabunga ubuzima bwacu tubikore. Umuntu ashaka no kumenya uko ayo magi kuyarya bihagaze ku isi, muri Afurika no mu Rwanda, ariko no kumenya impamvu abantu bakwiye kuyibandaho cyane ugereranyije n'ibindi biribwa uko byuzanya n'ibindi. Ego, ku isi amagi arakoreshwa cyane. Imibare ya FAO itwereka yuko ku isi yose nibura amagi miliyari 1,600 ariyo inkoko zitera ku isi. Hanyuma ku munsi, ku mwaka? Ku munsi. Hanyuma abantu nabo bakavuga ko ku isi abantu barya hagati ya miliyari 3 n'enye ku munsi. Ayo ni amagi? Yego. Hanyuma bakatwereka ko kandi mu bihugu byateye imbere, Amerika, Burayi n'ibindi, umuturage umwe arya amagi 200 kuzamura ku mwaka. Muri Afurika yo munsi y'ubutayu usanga ko abaturage
igipimo cyo kurya amagi kikiri hasi, aho usanga ari hagati y'amagi 30 na 40 ku mwaka. Hanyuma twagera mu Rwanda bakatwereka ko impuzandengo ari amagi, donc igice cy'igi kugera ku magi 6 ku mwaka. Ni ukuvuga rero ngo kurya amagi biracyari hasi, ariko kandi icyatumye tubiganiraho cyane ni uko uburyo bwo kuzamuka bishoboka. Umuntu ashobora korora inkoko aho yaba atuye hose, ibyo apfa kuba yabigize ibye, kandi se nubwo yaba atoroye akamenya ko igi ari ikiribwa cyiza cyuzuye ashobora gushyira mu kunganira ibindi biribwa nk'imboga, cyunganira n'ibinyamafufu kugira ngo ashobore kubona igaburo ryuzuye. Naho utabasha kuziyororera, ariko nibura rishobora kugurwa bigashoboka. Ndatekereza ko mu Rwanda igi riri hagati y'amafaranga 200 na 250. Ubwo wenda hari naho byajya munsi bitewe n'aho bari uvuye i Kigali. Urumva rero yuko ku muntu wabitekereje wabigize ibye, umuntu wese ashobora kuryigondera. Uravuga uti mu bihugu byateye imbere abarya amagi ni benshi. Muri Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buhinzi n'ibiribwa FAO bakavuga ko biri hasi. Ese ni abantu badashaka kurya amagi ni uko adahari cyangwa? Ntekereza yuko ibyo bintu byose byombi umuntu yabivuga. Ni ukuvuga ngo ubworozi bw'inkoko buteye imbere buduha amagi menshi. Ubu nibwo tubona ko bwatangiye kuzamuka, ariko mu myaka yashize muri za 80-85 umuntu yabaga afite inkoko itera amagi 7, zagabana n'abantu bangahe, rimwe na rimwe bakayajyana ku isoko, ukabona yuko ubworozi bw'inkoko bwari bukiri hasi. Ariko muri iki gihe mu Rwanda ubona ko bugenda butera imbere. Ikindi nanone, wenda ku ruhande rw'abayarya, nanone hari ukuntu abantu biyumvishaga ko amagi ari ikiribwa cy'abantu b'abakire, agomba kugurishwa, akajya kugura isabune, akagura peteroli, akagura ibintu, inyanya, ibintu bya gutyo, bo ntibumve ko bakwiriye kuyarya. Rero numva ko bikwiriye yuko umuntu ufite inkoko woroye, niba ashobora gusagurira isoko, ariko asagurira isoko nawe yabanjije kuyarya. Kuko hari imiryango rwose iba yoroye inkoko, ugasanga abana baho ntabwo bazi uko amagi ameze, bakaba batakubwira ko bigeze babona babatekera amagi, bumva atari ikibazo, bumva ko atari ikintu cyabo. Rero numva ko hakenewe ubukangurambaga kugira ngo abantu koko, imiryango y'Abanyarwanda yumve yuko igomba kongera amagi mu mafunguro ya buri munsi. Hari ibyo tujya twumva ngo igi kuri buri mwana, ukabona ari gahunda zo gufasha abantu kubona izo nkoko n'iki, abantu bakavuga ati buriya ni ibya leta, buriya leta iri muri gahunda zayo. Ariko kubyumva nawe bivuga nk'umuntu w'umuhanga noneho mu mirire no kuboneza imirire, nk'iyo gahunda yo gushishikariza abantu kurya amagi. Ese hari icyiciro runaka cy'imyaka bireba kuruta abandi, urabivuga iki? Kuba leta idushishikariza gushyira amagi mu mafunguro yacu ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko leta yacu iratureberera. Leta ntabwo izanira abaturage bayo ibyabagirira nabi, kuko imbaraga za leta ni abaturage. Abaturage bafite ubuzima bwiza rero nibo leta ishaka. Ntabwo rero imyumvire yo kuvuga ngo izo ni gahunda za leta, leta se ni iki? Leta ni ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage, bukorera abaturage, kandi twese twibona muri iyo gahunda. Rero icyo kintu cyo kuvuga ngo ni gahunda za leta, abantu bakwiye kurenga iyo myumvire, kuko iryo gi niba woroye inkoko ukaribona, ni wowe uzarirya. Icyo wita leta ntago nzi icyo ari cyo. Wenda wumvishije umuyobozi w'umudugudu abikubwira, wumvishije se umuyobozi w'akagari abikubwira, wumvishije se mu muganda bababwira yuko igi ku mwana ari gahunda leta yashyizeho kugira ngo itume abaturage bayo bagira, kibe kimwe mu byatuma abaturage bagira imirire myiza, babona igaburo ryuzuye. Rero kubyumva ukabyumva ko hari undi muntu bireba atari wowe, ni kwa kundi akarima k'igikoni k'imboga abantu bagafata nk'akarima ko kwereka umuyobozi w'umudugudu cyangwa w'isibo aje, ntiwumve yuko ari ikintu cyawe. Ni ukuvuga ngo tugomba kubigira ibyacu. Ntago
gahunda leta yaduhaye yadushishikarije gukora ntago tuzikora nk'abikiza, ahubwo tuzishyira mu bikorwa nk'ibintu byacu bidufitiye akamaro. Reka tugaruke kuri ayo magi uranayavuze wa mugani ntangira kumva hahumuye shyize nko ku ipanu, uwo ni umureti, hari ayo batogosa. Ubwo nagira ngo nkubaze amagi ubundi kugira kubera meza wakaba yajya mu buhe buryo? Wayatogosa, wakoramo umureti, warya ngahe? Haravuga ati genda bishoboye rwose ni 10 nayarya. Ubwo rero abantu benshi bakibaza ukuntu wakoresha ayo magi, nicyo kintu kiba kigaruka, ariko n'ukuntu ategurwa kugira ngo aryohere cyangwa se agire akamaro kurushaho. Ibyo nabyo ngira ngo nicyo kintu abantu bashobora kwifuza kumva kurusha n'ibindi. Yego. Amagi mbere yuko tuyakoresha tugomba kubanza kuyapima tukamenya niba ari mazima. Ni ukuvuga ngo ufata igi ukarishyira mu mazi, iyo igi rimanutse umutwe waryo ricuritse rikagera mu mazi neza, rikagera ku ndiba yaho uri gupimira, iryo gi riba ari rizima. Iyo urishyize mu mazi ukabona rirareremba hejuru, iryo gi ntabwo riba rikwiriye no gutekwa. Ni ukuvuga ngo ubwo ni uburyo bwa mbere bwo kugira ngo umenye ko iryo ugiye kurya ari rizima. Hanyuma hari uburyo butandukanye bwo gutegura amagi. Abantu bamwe bashaka kuyateka bayatogosheje mu mazi, abandi bakayateka bayakozemo umureti, abandi bakayarya ari mabisi. Mbese ni ubuhe buryo bwiza twaryamo amagi, twabigenza gute? Ubushakashatsi bwinshi butwereka yuko igi batogosheje mu mazi intungamubiri zaryo ziba zirinzwe cyane kurusha igi batetse mu mavuta. Aha ndashaka kubisobanura neza kugira ngo tubyumve neza, ari naryo zingiro ry'ikiganiro cyacu. Ntidusange turya ibiryo ariko twibwira ko birimo intungamubiri, ariko uburyo twabiteguyemo n'uburyo tubiriye n'igihe twabiririye n'ibyo twabihuje nabyo usange bitumye bya biryo bitagira umumaro nk'uwo koko tubwirwa ko bifite. Amagi rero atogosheje mu mazi tugomba kubanza kuyapima nk'uko twabivuze, hanyuma igi ritekwa mu mazi yabize, rishyirwa mu mazi arimo kubira kandi ukarishyiramo buhoro kugira ngo ridasaduka. Warangiza ukareba ku isaha yawe, ukareba iminota ugomba kuriteka. Ubushakashatsi bugaragaza yuko ku munota wa 7 umweru w'igi uba umaze gushya neza, ku munota wa 8 umuhondo nawo uba uhiye neza. Hanyuma ugahita urikuramo ukarishyira mu mazi akonje, aho nanone rimara nibura iminota 2. Hanyuma iryo gi ugahita uritonora ukarirya. Ugomba kurirya nanone ubizirikana ko ari ikiribwa cy'umumaro. Ugomba kurirya wicaye neza utuje, kandi iyo umaze kurirya wirinda gukomeza kwicara, ugerageza no kugendagenda. Amasaha meza yo kuriraho igi ni hagati ya 12 za mu gitondo na 2, igihe mu nda nta bindi bintu wari washyiramo uretse amazi. Nanone kandi ukarirya hashize nibura iminota 30 wanyweye amazi, kugira ngo umubiri ubashe guprofita za ntungamubiri zose twavuze. Kandi ikindi bifasha, bituma riguha imbaraga z'umunsi, kuko rifite amavitamine afasha umubiri gukora imbaraga. Hariya vitamine B12, irakoline ituma ubwonko bwacu bukora neza, ndetse akaba ari n'uburyo bwiza bwo kurirya ku bantu bageze mu za bukuru, abantu bakuru, ariko nanone bifasha n'uwo ari we wese warirya muri ubwo buryo. Ubushakashatsi bwakozwe mu bihugu by'Ubuhinde berekanye yuko igi ugiye kurya ukarishyiraho akunyu gakeya, rya rindi wakase ukarishyiraho akunyu gakeya, ugashyiraho ikirungo bita turmeric cyangwa curcuma, ugashyiraho n'ikirungo bita black pepper, ugenda ushyiraho gakeya, 1/4 cy'akayiko kuri turmeric nako wafata gutya mu ntoki gatoya ka black pepper. Ibyo birungo bituma iryo gi umuntu ariye gutyo rirushaho kuba rifite agaciro, rifasha umubiri cyane, aho rishobora no gukontribuwa cyane cyangwa kugira uruhare mu kurinda indwara z'umutima,
kurinda kugabanya umuvuduko munini ku bawufite, gutuma isukari mu mubiri igenda neza. Ni ukuvuga ngo muzabigerageze murebe, muzabona yuko ibyo turimo kuvuga koko ari ukuri, bigatuma nanone n'ibara donc te y'uruhu, uburyo uruhu rugaragara mu maso rumera neza, ku buryo iyo umuntu akurikiranyije uko kurya igi gutyo iminsi 21 nibura abasha kubona imbaraga z'iryo gi, kandi nanone abikomeje mu buzima birushaho gutuma ubuzima bugenda neza. Igihe kandi dutetse ayo magi tugomba kwirinda kuyapfundikira, donc agomba kuba apfunduye, hanyuma tukanayahoza nyine tukimara kuyavana mu mazi ashyushye. Ikindi nanone tumenya ku magi ni uko tutagomba kuyabika umwanya muremure ku mwuka, ku zuba, ahabonetse hose twamaze kuyateka. Ni ukuvuga ngo nibura igi ritetse ntabwo rigomba kurenza amasaha 28 ritararibwa. Uko ugenda utinda kurirya niko ibinyabutabire birugize birushaho kugenda byangirika, aho kugira ngo ribe igi rifite umumaro rikaba ari igi rishobora gutera ibibazo. Iyo urengeje ya minota rero, ubushakashatsi bwerekana yuko iyo urengeje iminota 10 igi ritakaza ibirigize kuri 20%, wageza ku munota wa 15 rigatakaza ibiyugize kuri 50%. Ni ukuvuga ngo bya byubaka umubiri biri mu igi rimwe biri hagati donc hagati ya proteine 5 kugeza kuri 6, urumva aho umuntu aba yabigejeje. Rero ni ukuvuga ngo wirinda guteka igi ku buryo riza umuhondo uzaho akabara k'umukara kajya gusa n'icyatsi. Ikindi ukirinda kuritinza utaririye. Nta bantu bavuga ngo bashaka guteka amagi bazabika bakazayarya mu minsi 3. Igi kuriteka ntabwo ari ibintu bigoye ku buryo wajya kurya igi ryamaze gutakaza intungamubiri. Hari abantu nanone baba bayagendana bayacuruza, ntabwo tuzi kumenya ngo uriya muntu ese ayo yari afite none yayacuruje arayamara, none ayo ari kuzana uyu munsi se ni mashyashya. Donc igihe abantu kenshi bagura amagi cyangwa bakayarya bakakubwira ko amagi atuma bumva mu nda habyimbye, donc bagize amafratirance kubera iki, cyangwa bakumva batagogoye bagatura amangati, kubera ko akenshi igi baba bariye baritetse umwanya muremure cyangwa se ryabitswe igihe kirekire. Rero ni byiza kumenya yuko uko twabitetse bigira uruhare mu buryo rigogorwa, mu buryo umubiri urinyunyuza, uburyo umubiri urikoreshamo buba bwiza cyangwa bubi bitewe n'uburyo twarikoresheje. Urumva rero yuko ni ingenzi cyane kubimenya kugira ngo tubashe kurirya mu buryo buri responsable. Ubwo mpise ntekereza ku bantu bakunze kurya amagi bayavanga n'ibindi biribwa. Hari abafata umureti bakawurisha imigati, hari n'abafata ayo magi yandi ukabona barayavanga n'ibindi bintu barimo bafungura. Aho ngaho niho atagira umumaro nyine wa wundi turiziho turibwirwaho mu buryo bwa siyansi. Ntago rizagira wa mumaro nk'uko wakaririye riri ryonyine. Tukivuga mu buryo bwo kuriteka nanone, uburyo bwo kuriteka umureti naho tubivugeho, kuko akenshi na kenshi abantu barya umureti bazakubwira yuko utinda kuva mu nda. Akenshi biterwa n'uko bayiteka ku muriro mwinshi, amavuta bakayahisha cyane. Umureti ntacyo utwaye igihe umuntu yawutetse ku muriro mukeya kandi agakoresha amavuta meza, ntawuteke umwanya muremure. Uwo mureti ubasha kuba ufite akamaro, ariko uko umuntu awutinzaho akawucanira cyane, wangiza cholesterol iba mu magi, bigashobora gutuma umuntu wawuriye atari ibiryo byiza yariye, ahubwo ari bishobora no guhumanya ubuzima bwe. Hari n'abakunda kuyarya ari mabisi. Ahangaha tugirwa inama yo kwitondera amagi mabisi, kubera ko nk'uko mubizi cyangwa se abantu benshi batanabizi ko igi kuri kokiye inyuma, kiriya gishishwa cy'inyuma cy'igi kibamo utwenge dutoya twe tutabonesha amaso. Ari naho nyine igi iyo rimaze igihe kirekire usanga uburemere bwaragabanutse, amazi yaragabanutsemo, riba ritakaza ubwiza bwabyo n'ireme ryaryo. Ibyo rero bituma hari n'amamikrobe ashobora kuba mu magi
aho habamo ibyo bita salmonellose. Amagi mabisi rero ntago wemeye kuyarya igihe utazi aho wayakuye, inkomoko yayo, ntago uzi isuku yayo, ntago uzi uko byagenze. Ari nk'inkoko wiyororeye ushobora kurikoresha ari ribisi, ariko mu gihe utazi amagi uko yorowe n'isuku yayo, inkoko ni byiza. zayateye ko zorowe. Yego urakoze. Ugomba kwirinda kuyarya ari mabisi, cyane cyane nko ku bagore batwite n'abana batoya, birabujijwe ko bakoresha amagi mabisi igihe batizeye ubuzima bw'inkoko ziba zarayateye. Reka tugaruke ku bana, ari naho hari ikibazo cy'igwingira, ariko ubu turabona n'ibindi byiciro by'imyaka, ingano y'amagi abantu bakwiye kurya n'inshuro bayarya uko biteganijwe. Ku bana amagi ni ikiribwa cyiza cyane nk'uko twabibonye. Abana bari hagati y'amezi 6 n'umwaka bashobora kurya igice cy'igi kugera ku igi rimwe ku munsi, bakayarya nibura inshuro 2 kugera kuri 3 mu cyumweru. Abana bari hejuru y'umwaka kugeza kuri 5 bashobora nabo kurya igi rimwe ku munsi inshuro 3 mu cyumweru. Abarengeje 5 bo nabo barirya nk'uko abantu bakuru barirya, bashobora kurirya buri munsi, donc ririya ritetse ritogosheje. Naho se umureti impamvu ngugarukaho, haravana turwa kurya umureti ni uruzungu. Umureti nunabibona nyine abantu benshi barawukunda, ariko uko twabivuzeho ugomba kuwuteka ku muriro mukeya, ugakoresha amavuta meza kandi ntuwumazeho umwanya muremure. Rero kandi nanone igihe ugiye kuwurya bikaba byiza ko nk'uko iyo wabibanjije mu nda byonyine hanyuma ukaza kurya ibindi nyuma y'iminota 30, birushaho kuba iby'ingirakamaro, kuko ubushakashatsi bugaragaza ko kurya ririya kuri ya masaha wariririyeho ugahita ushyiraho ifunguro nk'umuceri, imigati, ikawa, ibyo bintu bituma umubiri wawe utaprofita neza za ntungamubiri nk'uko we wabitekerezaga. Ubwo abantu bakibaza ese uwo mwanya unyweye amazi mu gitondo, harya ngo utegeze iminota 30 mbere yo kurya igi? Hanyuma nabyo wamara kurirya ugategereza iminota 30 ukaza gufata. Nakibaza ese uwo mwanya nawe ukora ko abantu iyo bafata breakfast babihuta bajya kukaza bagaterekanya ifatire hamwe kabisa yuzuye igirira aha cyangwa se umureti uraha, imigati iraha, imbuto ziraha, gahita kubitamo nyine kugira ngo utagiye mu kazi. Niyo mpamvu twiga, niyo mpamvu hariho ubukangurambaga, niyo mpamvu ubushakashatsi bubaho. Rero ni ukugira ngo duhindure imyitwarire ku bintu bimwe na bimwe, kuko uko bivuga nyine umwanya umuntu arawuteganya. Iyo ufite icyo ushaka uragiteganyiriza byanze bikunze, kubera ko nubibona neza, iyo umuntu yamaze kurwara cya gihe cyose akitaho, ukavuga uti ndabanza nitere insuline, ndabanza mfata umuti, nze kunywa amazi, hanyuma nze kuza kurya, binsaba iminota iyi ngiyi maze gufata umuti kugira ngo mbashe kurya, cyangwa binsaba kubanza kurya nkabona gufata umuti. Kuki ibyo bishoboka iyo umuntu yarwaye? Ibintu byose amakuru turayatanga, hanyuma buri wese akareba uko ayakoresha bitewe na priorite aha ubuzima, kuko iyo byamaze kugenda nabi bya bintu byose n'amadetaye menshi turayakora, kandi noneho tukabikora twaramaze kwangiza umubiri, utatubwira ngo urakoze, ahubwo iyo tumenya amakuru tuba tukwiye kuyagira yacu, hanyuma na wa mwanya tukawuteganyiriza, kuko niba tudafata umwanya wo kwita ku buzima bwacu, ibindi bintu tuba turimo kujyamo n'ibiki, kuko n'ubundi akazi ugiye kugakora kuko ubuzima bwawe ari buzima. Niba rero butameze neza, niba utabufatira umwanya ngo butekerezeho, ntago nibaza ko byaba ari byo. Ni ngombwa rero ko tubiha umwanya. Turakora ikiganiro, hari umuntu yenda utarigeze urya amagi mu buzima bwe yumva atari bimureba, hari n'undi uyarya akayarya uko yiboneye 10, 5, cyangwa se akayamarana n'igihe, cyangwa se akayagura kuri bamwe bacuruza akayarya avanzemo n'akunyu n'iki kumwe bayarya banywa n'akantu. Wabura babwira iki? Hari igaruriro? Hari igaruriro. Baratubwira ngo ntago haba kera kugira ngo umuntu akore neza, cyangwa se donc ahindure ibitaragenze neza. Rero abo bantu icyo nababwira nuko amagi umuntu ashobora kurya ku munsi
ku muntu ufite ubuzima bwiza, igi rimwe buri munsi birashoboka. Ku bantu bafite ibibazo by'uburwayi bitandukanye, ashobora kurya amagi ku nshuro 3 kugeza kuri 5 mu cyumweru. Kandi nanone imigenzo myiza ijyana no kurya amagi umuntu akayitaho. Rero nubwo waba utarayariye ukiri mutoya, nubwo uyabonye ugize imyaka 30, birashoboka ko wayarya kandi akakugirira umumaro. Twagarutse ku magi, ku kamaro k'amagi mu mirire ya muntu, musobanuye rwose ko ari ikintu cy'ingenzi kugira ngo ibintu by'ingenzi bikeneye mu kubaka umubiri tubibone. Ubwo twanzura iki kiganiro cyacu, ni icyo umuntu adakwiye kwirengagiza, ni icyo umuntu akwiye kwitaho mu gihe atekereza ku mirire ye, ariko abihuje n'amagi twagarutseho. Icyo umuntu yatekereza ku bijyanye n'imirire n'amagi, ni uko amagi ari ikiribwa cyiza kandi ni ikiribwa umuntu wese ashobora kwigondera. Tugomba kumenya yuko amagi mbere y'uko tuyakoresha tubanza kuyapima. Ikindi nanone ntabura kuvuga ni Tuyapima mu mazi, yego, tukayapima yareremba mu tukamenya ko ari ibihuhwe. yego, yajya hasi tukamenya ko ari rizima. Tugomba kumenya yuko amagi tuyateka mu mazi ashyushye Iminota kandi nayibaze rwose, iminota tugateka 8. yego, ntiturenze iminota 8, hanyuma tugahita tunayakonjesha nibura iminota 2, tugahita tunayarya, hanyuma tugategereza iminota 30 ukaza kubona kuza kurya ibindi biryo. Kwirinda kuyavanga n'ikawa n'umuceri n'imigati kugira ngo umubiri ubashe kuyaprofita neza. Ni ukuvuga rero ngo ibiribwa byacu bishobora kutugirira umumaro cyangwa ntibiwugire ku rwego twari tubyitezeho, bitewe n'uburyo twabitetsemo, uburyo tubibika, n'uburyo igihe twabiririye n'uko twabiriye. Rero kurya baravuga ngo c'est tout un art. Niba navuga gute, ni ubugeni, ntabwo ari ibintu byo gukora pafu cyangwa se ari ibintu wita ko ari utuntu n'utundi. Donc Ni ikintu cy'ibanze ugomba gufatira umwanya. ni ikintu cy'ibanze tugomba gufatira umwanya. Anastasie Mukakayumba, ndagushimiye. Yego. Buri munsi umpa challenge ikomeye cyane. Nk'ubu urabivuze, singiye kuvuga aho mpagaze, ariko wibaza niba warariye amagi, wibaza uko yariye, ukibaza uko wabikoze, ariko icyiza nk'uko wabivuze, il n'est jamais tard pour bien faire. Ntabwo wategereza ngo ukomeze ukore ibidakwiriye mu gihe wamenye ibyiza byo gukora. Turagushimiye. Yego, murakoze. Bereka mbashimire mwese mwadukurikiye. Twagarutse ku magi, umuhanga mu mirire no kuboneza imirire, Mukakayumba Anastasie, washinze akaba anayobora ikigo mbonezamirire cya La Pervenche, atugiriye inama uburyo byakorwa. Reka byose bikore ku neza y'ubuzima bwacu, nk'uko natangiye bivuga, igishoro n'ubuzima. Mukomeze kugira byiza. Bye bye.